Abakunzi b'Intare Official rero ndaje ni Clever Bemba n'ubundi ndaje kugira ngo tuze tuganire, ni byinshi dushobora kuza kuganiraho kandi nshaka kugira ngo muze kumva, kuko hari ama operation n'ubundi menshi akomeje gukorwa n'Intare za Sarambwe, ama operation akomeye. Hari abantu benshi bakomeje kwibaza ngo ubungubu byaba byitwaye gute mu Ntare za Sarambwe, eske Intare za Sarambwe ubungubu zaba zimaze kugera ku kiye kigero? Ndaje kugira ngo nze kwibabwira. Hari abantu benshi bakomeza kujya bambuza bakambwira bati ngo Bemba ngo wimena ngo amabanga, ariko simena amabanga. Donc amabanga uburyo byitwaye, kuko nyewe mvuga ibiriho kandi bigaragara, kuko niza ngakubwira ati Intare za Sarambwe zikinjira mu mujyi wa Goma zaraje zikinjira, donc zikiva mu buhungiro aho zari ziri baje ari 3,000 cyangwa ari 500 cyangwa ari 500, ubungu bamaze gusatira hafi 50,000. Aho ngaho umuntu azambwira ngo Bemba ngo namenye ngo ibanga. Aho ngaho ni nkubwira nti Intare za Sarambwe cyangwa Alliance Fleuve Congo M23 cyangwa icyama cya M23 M23, reka mbivuge nkuko bivugwa, batangiye bari bonyine. Colonel Nanga aza basanga n'abandi bakagenda baza, haza kuza abagiye batandukanye bari mu makominote agiye atandukanye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kuza kwiyunga. Aho ngaho uzambwira ngo Bemba ngo namenye amabanga. Ninkubwira nti M23 yatangiye urugamba ifite machine gun 5 cyangwa 10, ifite tweruvo 2, ifite RPG 5, ubungubu ikaba ifite RPG 2,000, ifite machine gun 5,000, ifite tweruve 1,000. N'urugero ndi gutanga, uzambwira ngo Bemba ngo namenye ibanga. Ninkubwira ati ngo M23 General Major Emmanuel Sultani Makenga yatangiye urugamba ari kugenda n'amaguru, ubungubu bakagenda mu modoka 10 zimwe escorting harimo n'igifaru, uzambwira ngo Clever Bemba ngo namenye ibanga kandi binyura mu muhanda. Ninkubwira ngo M23 yatangiye itagira irikobuta, ifite Sokoyi n'indi ndege avion de chasse imwe itatangiranye yafashe hano ku kibuga cy'indege cya Goma, uzambwira ngo Clever Bemba ngo namenye ibanga. Ninkubwira ngo M23 yafashe amakontinere arenga 100 yuzuyemo ibikoresho, imbunda, imyenda ya gisirikari, n'ibindi bikoresho yafatiye ku kibuga cy'indege cya Goma, ikibuga cy'indege cya Kavumu, ibigo bya gisirikare yagiye ifata, uzambwira ngo Clever Bemba ngo namenye ibanga. Yarabifashe birazwi. Hari n'igihe igisirikare cya FARDC cyagiye kiricara kiravuga ati reka turebe ibikoresho M23 yadutwaye, ibikoresho bishobora kuzakora ibikorwa bingana gute. Ninkubwira ngo M23 ifite umupaka Petite Barriere na Grande Barriere, ikagira umupaka wa Kabuhanga, ikagira umupaka wa Bunagana Ishasha, iyo mipaka ikagira umupaka wa Rusizi ya mbere n'iya kabiri. Nkagenda nkubwira imipaka ifite ko bahari, uzavuga ngo Clever Bemba namenye ibanga. Nitukubwira ati Irubaya mu Binombe handi bacukura amabuye y'agaciro, Ruhihi, biriya Binombe biri hariya muri za Gatwira, muri za Ntuza, muri za Kanyabayonga, hariya muri za Shabunda, ibirombe M23 ibirimo za Twangiza mining. Ngakubwira ngo M23 ibirimo niyo iha controller, uzambwira ati ngo Clever Bemba ngo namenye ibanga. Ibyo rero nibyo nshaka kugira ngo mbabwire aho urugamba rugeze n'uburyo. Abakunzi b'Intare Official rero ndashaka kugira ngo tugendane neza none munyumve icyo ngambiriye n'icyo nshaka kugira ngo mbabwire. Mubone ko hari abantu benshi batekereza ko urugamba ruzananirana kuri M23 hejuru y'imyitwarire ya guverinoma ya Kinshasa, ariko icyo nababwira nuko urugamba rukomeye kandi rukomeje Intare za Sarambwe zikomeje kubyitwaramo kinyamwuga kandi zikabyitwaramo neza. Ibyo ngibyo rero ngewe ntabwo ndi umufana, ntabwo ari amakipe ndi gufana ngo ndafana ngo M23 ni ekipe, fane FARDC ngo ni ekipe, ariko muri ekipe none ujya kuzana abacanshura aba mercenaires, ikajya kuzana abarundi kazana n'ibiki.
none ukareba ekipe yindi uzafana ekipe yakugirira n'akamaro, ariko bitavugitse ko ukuri kugomba kuba ukuri n'ikinyoma kikaba ikinyoma. Ndavuga ibintu by'ukuri, mvuga ibintu bifite aho bihuriye, donc bihuriye n'ibiriho. Mama 23 aba igitangira urugamba yatangiriye hehe? Yatangiye iri gufata ahantu hanganwa gute? Urwo rugamba yarufatiyemo ibikoresho bingana gute? Ndibuka igihe M23 gifata Bunagana yakutuye se mu gino tundi twa mashini gani nka tungahe, ariko ibyo byose byongeye imbaraga kuri mama 23. Ikimara gufata ari yacengerero niwe yatangiye gufatira ibifaro. Reka mabwiza ukuri, urumva itangiye iri gufata mashini gani, gafata ese mu gigafata RPG, ubundi gafata matekwa bari abajama bari muri FARDC, ikomeza nono ifata ibifaro igira n'igihe ifata imbunda zoyo itari nazi. Narabibasobanuye ndane mabwira. Ubu ngubu wenda ntatinze muri ibyo ngibyo, aho imbaraga za mama 23 zimaze kugera, abantu benshi barahabona. Hari abantu benshi bakomeze kumamagara bambaza bakambwira ati ngo ariko Bemba kuki pinga, kuki Warikari Ntare za Sarambwe zitongera gusubirayo, kuki Uvira yabaye Uvira, kuki Rubero Centre yabaye Rubero Centre, ati Ntare za Sarambwe zirihe? Ndaje kugira ngo mubone ukuri, nta utinda dahambira. Munibuke umujyi wa Goma uko byagenze, mujye munabara kuri effective, mumanze munabare n'agace mama 23 imaze gufata. Ino ntambara si ntambara twavuga ko mama 23 yayirangiza ku isasu gusa, ahubwo ikoresha ubwenge ndenga kamere. FARDC babandi bari muri leta ya Kinshasa abenshi, reka nkubwize ukuri, ntabwo niriwe muvuga izina. Hari umwe ariko ni igipinga n'ibyo gushaka kugira ngo kiyerurutswe, cyaranyandikiye kirambwira ngo Bemba ngo uramvuga ngo kubikorwa nakoze ngo bibi, sinirirwa muvuga. Ejo bundi yaranambwiye ngo manza ndi umusazi, ndamwemera ati ndi umusazi, ndabati narasaze. Arambwira ati ntundusha kumenyekana mu cyama. Ndamubwira ati ngewe ayi cyama kiri ndagenda ngasirikira nkabona makuru, ariko se wowe ahuri ukora iki ubaye hute? Cyakora ikintu cyo nemerera icyama cya M23 nuko ari icyama cya buri wese, ni icyama gishyira imbere uburenganzira bwa kiremwa muntu, kikirengagiza amakosa yagiye akorwa na bamwe. Abo mbwira baranyumva, amakosa yanyu arirengagizwa kuko hari benshi bakoze n'andi makosa baje mu cyama. Icyama kiravuga giti reka tubahereze imbabazi. Babonye imbabazi ni benshi, namwe aho muri mwabona imbabazi. Narindi ko icyama kiragenda gisatira, ariko reka mbabaze ikintu kimwe. Urahunze uvuye muri Goma, uramanutse ugeze Bukavu irafashwe, urakomeje ugeze Uvira nawe urakomeje werekeye Kalemi. Uziko Uvira nagiye guhita batombe kuko bakurikiranye uburyo mama 23 yari ifite umuvuduko udasanzwe. Abari bamaze kugira bari aba Jean-Jacques Purusi n'abandi bari abanani ba Pacifique Masunzu bageze Uvira, barava barakomeza bagera Kalemi, abandi bakomeza berekera Lubumbashi kuko bari bazi ko umuvuduko wa mama 23 utari bugarukire aho hafi. Byo mbabwira murabizi, mwaje kugaruka muraza muza Uvira mwambuka mujya Bujumbura ibageza Kinshasa mubabazana Beni, abandi bamwe baragenda bajya Kisangani. Naho muri nago mutekanye, nago mutekanye bantu bacu. Aba mwajyanye amaskoti yanyu arapfuye arashize, umwapfa none undagafejo, sibyo? Murabizi hari ibiri kubera muri Beni, murabizi bari kwicwa n'uburozi. Sitadire ngo nta cyari umukondo ngo gisigurura. Namwe ubwanyu muzi ko isaha ku isaha, umunota ku munota mushobora gupfa mwishwe n'ubwo burozi buri aho ngaho.
probleme ni gani? Muvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Reka ngaruke kuri, ariko hari umuntu wambujije ngo Bemba ngo ntugatukane. Sintukana, ndaza kugira ngo mbereke uburyo mama 23 ibice n'ibindi ko irabifata kandi kwirabifata. Uriya mugabo yantera hamwe, hari n'uwanyandikira arambwira ati ngo nimurebe ibyo Wazalendo bakoze bibagezeye. Uwo ngo ari muri guverinoma Kinshasa ariko ntabwo ari kumwe na Banzangi, ntabwo ari kumwe na ba Justin Ndayishimiye. Warambwira ati urareba aba nani Wazalendo ibyo bakoze bibagezeye, ubu ngubu barihe? Abari inka zategera, harimo n'abandi baziririya za ntuza za iyo hafi muri za Mahanga na za Rukopfu. Ubu ngubu baratinya kwinjira mu cyama hejuru y'ibyo bakoze, ariko baninjiye problem ibyo ni ibyaha by'intambara. Ndahamya ko icyama gifite imbaraga n'uburyo kibayeho ku buryo kidashobora kuba cyagira ute. Mwebwe ni muze muri isanga. Yarabimbwiye uwo ni umuntu uri muri guverinoma ya Kinshasa. Gusa Imana izamuha amahirwe yo kubona nawe wenda uko yaponyoka FARDC, yaponyoka Bazalendo, akaba yakwinjira akagira muri Alliance Fleuve Congo M23. Bizamufasha rwose, bizamufasha n'abandi. Mwibuke uwo nshatse kuvuga sinzi niba mwita ngo ni umunyabwenge cyangwa niba mwita ngo ni umuhanga cyangwa niba mvuga ngo ni injiji, niba mvuga ngo ntagira ubwenge cyangwa niba ari bwa buheza nguni bwabo bw'abajenosideri. Yigize umukongomani. Premier matangiye avuga bariya bitwa ba Mirindi, uri ufite nani ya Bakami, ajya kuvuga n'abandi ba depite, ba Nshuti, ba Bertin, arabavuga atondekanya uburyo bakorana na mama 23 bari muri guverinoma ya Kinshasa. Guverinoma ya Kinshasa yarazi ko agiye kubasheta no kubicisha, sibyo? Kuko ziko guverinoma ya Kinshasa ni guverinoma navuga itagira ubwenge, reka mbivuge gutyo. Ikivuzwe bagendera muri ibyo ngibyo. Bari aba François se gufungwa kwabo suko ari abatutsi, suko avuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bari aba Mwangacucu suko avuga ururimi rw'ikinyarwanda. Abandi bose bagiye bafatwa. Jules Mulumba, injiji yo kwa Domi, injiji y'intera hamwe, un grand génocidaire, iragenda igapanga ibintu igahita bivuga ati reka mbivuga gutya biraza kugira impact kwa Gisegeti, kuko aziko Gisegeti nawe ntacyo mvuze ni president w'igihugu. Uri kumva ko niba hari gahunda yicarana n'injiji nka ba Mulumba batagira ubwenge. Donc sinzi ko ihene ijya kuganira n'inkoko, amakategori agiye atandukanye. Sinzi ko kubona ko rais w'igihugu ajya gukora interchange akaganira na Jules Mulumba wakoze genocide, akamuhereza amaide, ndetse na babandi bagiye babahuza abadonke babahuza nabo aribo bari abajenari Mugabo, bakamuhuza na ba Omega bagafungwa. Wa undi Jules Mulumba ugenda abiba amacakubiri n'amatiku biturukanye na ideologie genocidaire, ideologie omegariste, ya ideologie y'ubuheza nguni ariyo bagenderamo. Urukuma ko ubugambanyi bubaho hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ntabwo guverinoma ya Kinshasa igenda yicare, nimara kwicara ivuga ati twebwe nka guverinoma ya Kinshasa reka tumanze twacunguza, sibyo? Hari abantu njya mvuga abanza babo, yugiye ukareba nka nani nkuriye wari president wa Assemblée nationale, iwabo nta shuri ririyo. Uriya mugore wa Gisegeti iwabo nta muhanda uhaba, nta shuri ririyo, nta muriro w'amashanyarazi. Iwabo ni icyaro kirutwa na Kinyana, abantu bazi hariya za Kinyana kwa ba piloto. Abo ngene nibo mvuga ati niba abandi bari muri ya guverinoma bari ba Vitali Kamere n'abandi bari muri ya guverinoma, nta nama nzima bagira. President w'igihugu arafata ministre akamuhereza indege irajya guturikira mu nzira. Nta bushakashatsi, niba ari ubushakashatsi, niba ari abaki bagomba kuza bakamenya ngo ino ndege biragenda gutya na gutya. Ile ni kukosa
akiri no kukosa ushauri. Ahangaha rero mama 23 icyo nashatse kugira ngo ngarukeho cyane, abantu benshi bambashije umujyi wa Butembo, umujyi wa Uvira ndetse na Bunia hariya muri Ituri, Enjour X, bariya bose mubona bari kwidegembya hariya bazaba bamaze gufatwa nk'imfungwa z'intambara. Ubundi iriya migi yamaze kwigarurirwa na mama 23 kuko abaturage bamaze kurambirwa. Mujya mureba ubwicanyi buri kuhabera ku bashoferi, ubwicanyi buri kuhabera ku baetudiants n'abaetudiante, les étudiants. Mwabonye kakana k'agakobwa karashwe ejo bundi karicwa, wakishe n'umwe muri za Wazalendo. FRDC police hejuru kudahembwa na guverinoma Kinshasa baragenda bakifata bakajya mu mihanda, ubundi bagatangira kurasa amasasa agafata abaturage, abana bari munsi y'imyaka 5 bagapfa, abagore bafite inda bagapfa. Urikumva ko ubwo n'ubwicanyi, ariko umuntu n'umuntu bitavugitse ngo n'umwana n'umugore ufite inda n'umukecuru n'umusaza, umuntu n'umuntu. Ubona ko guverinoma Kinshasa ikomeze kwibasira, nabo bari gutabaza bahamagara bati mudutabare rwose, nimuze mugera ahangaha murebe akarengane dufite. Baratabaza baratabaza mama 23, baratabaza M23, niyo batabaza bayibwira bati ngwino mudutabare kuko nimwe bacunguzi bo dufite, abaliberateri, abarevolutionnaire, nimwe mugomba kudutabara, nimwe mugomba kudukura muri aka kaga kakandare twatewe na guverinoma Kinshasa. Yagiye ifata abaturage ibahereza intwari, ibahereza imbunda, irababwira ati mugende mujye kurwana na bene wanyu. Aho kurwana na bene wabo, ahubwo barwana na bene wabo, bakanica bene wabo. Abaturage bagakomeza gutabaza. Ndavuga muri Grand Nord, intare za Sarambwe zikomeje kwa advancing ara muri Grand Nord. Ubona ko ibice binini mu gihe kitarambiranye, mu gihe gito intare za Sarambwe zirajya. Unababwiye ko hari ibikoresho, hari abasirikari bazamutse bavuye kuri training, ariko kuki mutajya munambaza Bemba kuri training hari abasirikari bakiriyo bari kwitoza? Eske mama 23 yabararangije gukutoza? Reka mbahereze igisubizo. Abangaba bose muri kubona mu mujyi wa Goma bati abana 50, yamvuze abana na sabana nabo nduta bari munsi y'imyaka 35 kugeza kuri 18 binjira muri mama 23. Hari abakobwa, hari abahungu n'abandi bagiye batandukanye, donc inkumi n'abasore bari kujya muri mama 23 bajya kuri training. Reka wenda twigire muri no axe ya Warikare. Axe ya Warikare iriya ni axe intare za Sarambwe n'ubundi zisa naho zarayitangatanze s'il vous plaît, kuko yaba FRDC yaba Wazalendo yaba niyo bazaza nabo bacanshuro n'ababirigi n'abaki, naho bafiteho bagomba kwinjira kugira ngo babe bagera muri defense z'intare za Sarambwe. Biturukanye n'iki ngiye kuvuga, uvuye ahantu bita za Ruofu, donc uvuye hariya za Kanyabayonga ukinjira uri kwerekera muri Warikare, hariya za Rusamambo, za Bueleusa, uzamutse hejuru muri Ikobo, aho ngaho intare za Sarambwe zamaze kwinjiramo ku buryo zikora avancement ya buri munsi. Muri izo avancement za buri munsi ntibabura guhura n'ubu obstacle. Ubwo obstacle nshatse kubabwira ni ubu defense bwa Wazalendo na FDLR na FRDC barimo, ariko bakabukuraho ubundi bagakomeza avancement. Ari nibyo tutavuga hano ku intare official, utasanga no mu bindi binyamakuru, kuko n'ubu operation intare za Sarambwe zikora du jour au jour. Tukaza muri no axe werekera za Pinga, uvuye hano za Gashuga wambutse za Ihura, intare za Sarambwe zikoramo ama operation ya buri munsi, zirabarasa, zirabafata, zirabatwika, zibatwikira ibirindiro. Ibyo ni ibintu biba buri munsi, ibyo ni ibintu biba buri munsi. Ubona ko intare za Sarambwe muri yo axe
naho ariko navuze ngo ari amaxe 3 na maxe 4 ndaza kuyasobanuraho. Iyo ni indi axe kugira ngo uzagera hariya za Burayi za Minzenze za Mpeti ukomeje ukazazamuka bizaza guhura n'ibyo ngibyo bya za Bwereusa za Rusamambo uzamutse niyo za muri za Ikobo uri kwerekera muri Parc National ya Maiko. Iyo na maxe 2 mvuze. Hakaza indi axe yinjira muri Walikale ari naho hari umuhanda navuga route nationale uvuye Nyabyondo uri kwerekera za Kasheberi komeza za Kibati Mingazi. Iyo ni axe Intare za Sarambwe nayo irimo ubona ko za advancinga tena zishyiramo defense za buri kanya n'ubundi buce bwa burimo FRDC na Wazalendo n'ubundi bagenda babakuramo du jour au jour, du minute au minute, du seconde au seconde bagenda babakuramo ku buryo isaha ku isaha umunota ku munota n'ubundi ubona ko bagenda bavamo. M23 igenda ihinjira. Ibyo ngibyo bitanga andi mahirwe kuri niya axe kuko niyo ikomeje nubwo wenda ari indi turaza kubona n'ahandi ikomeje yinjiye za Walikale. Ariko Intare za Sarambwe zimaze kwakora urukuta rwa rundi rusuma rwa rundi rwa Israeli na za Palestine ku buryo kugira ngo FRDC abacanshuro ryahuriro ryose rizaza rizabashe kwamenera ari ibintu byabasaba umwanya muremure, byabasaba igihe kitari gitoya. Katwigire ku yindi axe yo mwana muri Walikale. Axe ariko ziraba axe zingaye navuze 3 ariko zirabenye. Uvuye hano muri za Ufamandu ya mbere Ufamandu ya kabiri araza Gaturi kwerekera za Remeka no mu bindi bice wambutse mugezi witwa Nyabarongo Nyabarongo banyabaho ni Nyawalongo bya indi byo bafashaka guswahiliza no guhundetiza kubikora cyangwa gutembotiza simbiza ariko ziko ari ururimi rw'ikinyarwanda. Umuntu wabonye Nyabarongo yo mu Rwanda kaza akavuga ati uno mugezi usa na Nyabarongo kuko n'umugezi usa uko Nyabarongo yo mu Rwanda isa ndiko ntari yabisa umunyarwanda yari bati nawe usa na Nyabarongo manza ari umwana wa Nyabarongo. Ibyo bivugitse ko ari abanyarwanda bageze hariya mbere anari iwabo. Hariyo mpamvu tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abantu bari batuye hariya bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya ni iwacu. Noneho akazagendera ngo ntabwo ari Nyabarongo kandi urumva ko Nyabarongo iba mu Rwanda ngo ni Nyawalongo. Uzagenda unde Nyabarongo Nyiragongo za Nyamuragira ibyo za nyi muka nyi ibyo ngibyo ni bya bindi bikomoka mu Rwanda mu nsheri. Nyamuragira, Nyiragongo, Sabyinyo, Nyakagina, ibyo byose ni amazina yagiye yitwa n'abasekuru bacu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Hari umuntu waje kumbwira wenda reka mbahereze ka histoire gato cyane, ni gato cyane. Hari umwami burya abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa abakomoka ku banyarwanda cyangwa abanyarwanda bagira ubwenge burenze. Uriya mwami muribuka umwami Ndeze uruba ijambo kwera Ndeze ni umwami wabaga hariya muri Bwisha ariko n'umwe mu batangaga raporo nawe muri Astrida bayitangaga i Nyanza n'abami bari yazanyamita wa Bucyana n'abandi. Mwami Ndeze wari uyoboye buriya bwami bw'abanyabwisha kugira ngo aze kuba duwaye w'abami bose ba Kongo byagenze gute. Buriya aka kantu ndaza kukababwiraho neza kugira ngo mubyumve. Mwami Ndeze ni umwe mu bami b'abahanga, ni umwe mu bami wahenze abandi bami ubwenge. Ndaza kugira ngo nkomeze hariya uri kwerekera muri Walikale hariya nanigeze muri za Nyabarongo ariko reka maze nabwira aka ka histoire ka Mwami Ndeze. Mwami Ndeze ni umwe mu bami bagiye mu nama y'abami icyo gihe Congo Belge iriho hari umwami witwaga Leopold. Noneho Mwami Ndeze arababwira ati turi abami benshi bahangaha ubwami bugize Kongo, none ntabwo twese turi buze gusuhuza bari abakoloni ahubwo tugomba kubona umwe ugomba kuza kuvuga ijambo cyangwa urabuhagarariye abandi.
ati noneho bariya babirigi nibamara kuhagera n'abandi twese turaryama donc turapfukama turyame tubereke ko tububashye twubike imitwe hasi ubundi tubereke ko bubashye nibamara gutambuka ubundi turahaguruka ariko urabuhagaze n'umwe wa wundi urahagararira abami bose ba Kongo ati rero noneho twitoremo uri buze kutuvugira kuko twese ntago turi buze kuvuga ibyo ni Mwami Ndeze wabiporopozaga Mwami Ndeze amaze kubiporopoza gutyo barabumvira ati noneho kuva bivuze ahubwo ni wowe wanabishobora wowe uraduhagararira utuvugire donc ni uravugira abami bose ba Kongo abami bamaze kuza abami bari nako umwami w'Ububirigi na delegation yose y'abazungu bari bavuye mu Bubirigi baraza bakimara kuhagera abami bose bagira ute babambarara hasi bubika imitwe bararyama Mwami Ndeze kuko ne bari batuye ko arabavugira we akomezanya n'abandi bami n'umwami w'Ububirigi niyo delegation noneho Leopold abaravuze ati ngo kumbe uyo ni wo mwami wa Kongo kuko abandi bose baryamye we niwe wakomeje kugendana na urumva ukuntu abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa abanyarwanda tugira ubwenge bw'umwihariko turusha abandi c'est vrai ndabivuga turusha abandi barakomeje baragenda bari kumwe n'umwami Ndeze arangije araza kubwira babandi ngo nibahaguruke noneho baze bagira ute bahagarare noneho umwami w'Ububirigi ababone we yakomeje guhagarana yicara ku ntebe y'icyubahiro hamwe n'umwami w'Ububirigi Ububirigi bwari bumaze kumenya ko Ndeze ari we mwami wa Kongo ababaye doye w'abami bose ba Kongo numwe mu bagiraga inama president Mobutu Sese Seko ku Ngwendu wa Zabanga yigeze no kumusaba carte aramubwira ati uri president w'igihugu ariko hangaha ugeze mu bwami bwa bwihisha ugomba kuba ufite ibikuranga amwandikira ndiba carte pour citoyen iyo bita carte vert barayimwandikira ati ntuzaza mu gihugu cyanjye mu bwami bwanyu utagira ikarita muzaramumenya aranamwubaha Mobutu Sese Seko ku Ngwendu wa Zabanga ibya bindi nkubwira ngo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda tugira ubwenge bw'umwihariko rukumva ko uko yabatwaye akantu arababwira ati mwe muryame murumva uko byagenze yego reka nikomereze rero ngewe Bemba hariya muri Bashare Mokoto na Bashare Kayembe ku kimbikunda nuko ari wo nkomoka hariya rero hakurya wambutse Nyabarongo intare za Sarambwe zamaze kwinjira ku buryo hombi ishobora kubatombe mu kanya gato n'ubundi buce muri Walowa Ruyungu Walowa Roba intare za Sarambwe zamaze kwinjiramo aho n'ibindi bitero n'ubundi navuga intare za Sarambwe ziri kwinjira ziri kwa advancinga n'ubundi ubona ko wari kare 4 axe intare za Sarambwe ziri kwinjira harababaza Shabunda niyo navuga amaze kwinjira kuko Karesi nongera kuyivuga kare n'uko navuga Masisi n'uko navuga Rucuro Karesi nyivuga n'uko navuga Nyiragongo twatudumbu turimo ne twatundi tw'ubutero bw'ubujuru sibyo twadutero tw'ubujuru ibindi bice wenda naza kuvugaho ni muri Walungu Mwenga Shabunda Fizi na Uvira intare za Sarambwe naho ziri kwa advancinga umunsi ku munsi ariko mana binanterana numva nishimye no kubivuga kuko bambwira ko buri kanya aka defense kavuyemo kano kavuyemo ibyo ngibyo bimpereza n'intuza bimpereza nicyo ngomba kubwira abakunzi b'intare official n'abandi bantu badukurikirana ku ma social media intare za Sarambwe ziri kwa advancinga ziri kwa advancinga mu bice bigiye bitandukanye bantu bange rero mukomeze mube hafi ababyeyi mube hafi intare za Sarambwe amadubu twirwaneho mukomeze muasengere kandi mubatere n'inkunga uko muvuga ngo hari abantu bari mu bihugu bitandukanye by'Iburayi mutere inkunga intare official mutere inkunga intare za Sarambwe mutere inkunga ari ijambo excellence president w'u Rwanda yaje kuvuga rinkora ku mutima nago nzaryibagirwa mu mateka yanjye abantu mugifite abana
b'abasore bari hejuru y'imyaka 18 mubohereze bajye gufasha bagenzi babo. Excellency President w'u Rwanda Raisi nyiricyubahiro nyakubahwa Paul Kagame yavuze ijambo numva rinkozeho, ndavuga ati umuntu udafite umukongomani uri gufatanya n'abandi muri liberation ya amaziki ntacyo waba umaze, nta nicyo waba uri cyo. Ufite icyo gufasha intare za Sarambwe iriya revolution ikagira, uraryamisha abana biruga banywa inzoga itabi mu nkambi, bagira inama. Uwo mugabo ndabyibuka afande president yanuba bamishije amwita afande, ni president, ni umubyeyi, niwo ukurikira, donc niwe representa w'Imana mu Rwanda. Kuko mu gihugu iyo havuyeho Imana yaturemye twese, haza umukuru w'igihugu. Burya mukuru w'igihugu yavuze ijambo numva riranyinjiye. Hari umubyeyi wari ufite abana niba ari 3 niba ari 4 b'abahungu bari muri Uganda mu buhunzi, yohereza 3 ati mujye gufatanya n'abandi mubohore igihugu, muhagarike genocide n'ibindi byakorwaga. Abo 3 bakimara kugeraho barapfa, ariko baza kumubwira ko abana be baguye ku rugamba bari kubohora igihugu. Arababwira ati ibyo ni byiza kuko ntago bapfuye nk'imbwa, ntibapfuye nk'ingegera, ntibapfuye nk'abazalendo, ntibapfuye nk'abanyatura, ntibapfuye nk'abayefudeli, ntibapfuye nk'abamayimayi, bapfuye nk'intwari. Ati reka ntumeho wa wundi twari twarasigaranye yaragiye kukundagirira iriya nyana nasigaranye, aze nawe ajye gufasha abandi. Ntabwo yitaye kuri babandi baguye ku rugamba, ahubwo yavuze ati nawe genda ujye kurwanaho bakuru bawe bari bagereje, ukomeze wuse kiriya kivi. Ibyo nicyo kintu revolution yakagombye, abantu bakagombye kwitaho. Burya hari urugamba turarurwana, abantu benshi bararurwana, abarwana urugamba rwo kuri media, urugamba rukomeye. Mutazavuga ati ngo Bemba n'abandi bakora runo rugamba, tuvuga ibiriho, sibyo? Ngewe niho hari umuntu wanyandikiye arambwira ati ngo kuki, yayandikiye umumama umwe mu comment aramubwira ati namwe mujye mubivuga. Ngewe nzavuga ibiriho kandi mvuge ukuri. Intare za Sarambwe zifite imbaraga kuko guverinoma Kinshasa yabahaye ibikoresho, ibaha ibibuga by'indege, ibaha imihanda, ibaha amamodoka, ibaha amasitasiyo, ibaha imbunda n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Urugamba aho rugeze ifo kuvugisha ukuri, guverinoma Kinshasa yamaze gutsindwa. Ukurikiranye imbaraga ifite, imitungo ifitaho igiye iri, intare za Sarambwe zatangiye ziri muri 0, ubu ngubu zikaba zifite